icyo umuntu yahindura mu Mm. gukora, Mm. uretse ko n'ubutaka bumaze kuba butoya, Mm. wakora gato Mm. ukakitaho, Mm. ukagakora nk'uko n'ubundi nawe uzi ugomba kugakora. Ifumbire Yego. nkeya iringaniye, Mhm. zamara gufata ukongeraho indi, Mhm. ukabagara, Mhm. ugasasira, Mhm. imbuto ntizibura kuba neza ngo ugire umusaruro uko ubishaka. Icyo numvise ni ifumbire ihagije. Ifumbire ihagije. Umuntu uhinga adafite ifumbire si ubwo Umuntu twamubwira uhinga adafite ifumbire ntacyo iki? aba akora. Mm. Oya, Ntacyo aba akora. nta musaruro yabona, nta mboga nk'izi zaba nziza zimeze gutya, nta Mm. mashu nk'ariya, Mm. nta puwavuro izanwa n'uko yabonye ifumbire. Yabonye ifumbire. Izo nkoko rero zikazahirira kuri iyo fumbire. Mm. Aha. Aho ngaho nabwo Mm. ufashe urubuto rwa puwavuro nk'uru, Mm. ugafata kariya gafuka bazanye bavuga ngo ni bucyanduga, Bucya nduga. Ehe. ukagashyiramo igitaka gikeya, ukavangamo ifumbire, Mm. ugaterekamo uru rubuto, Mm. wabona imboga zo kurya. N'izi mboga nazo uzitera mu mufuka zikera, Zikera. ukazirya rwose ukabona imboga zo kurya. Kurya amavuta buri gihe Si byiza. si byiza, Kunywa inzoga, amasukari, kunywa inzoga kunywa inzoga nta kamaro nta rwose. kamaro kabyo. Ku myaka 81 arusha imbaraga abasore benshi, yewe yantunguye. Uyu munsi tuvugana nasuye umusaza w'imyaka 81 utarigeze arwaragurika, ariko byatewe n'uburyo yiberaho, akora umwuga wo guhinga no korora, akabikora kinyamwuga. Nkuko muri kwibona, izi ni imboga ziwe yahinze, twamusuye mu rugo, ariko navuze ngo tumwigireho atuganirize byinshi, uko twakwitwara muri ubu buzima, uko twahinga kandi nuko ku buso butoya, ndetse n'izindi nama ntabashije kubabwira aka kanya. Byose ni muri iki kiganiro. Reka tutangire tugendane nawe. Mwiriwe muzeyi. Mwiriwe amahoro. Mumeze mute? Tumeze neza. Tugusanze uri mu kazi, ariko twaguhaye ubutumire ko tuzagusura. Ufite imyaka 81. Mfite imyaka 81. Ariko nkaba ndaho nyine nshima Imana, kandi no kwifata mu mibereho yo muri bino bihe tugezemo. Okay. Aha, noneho ndashaka utwibwire rero, ubwira abakunzi ba Mr Tech Rwanda, ubundi muzeni yitwa nde, n'ibindi tugere tuganira. Jewe nitwa Ngiyembere Emmanuel. Yego. Nkaba mfite imyaka 81. Nkaba mbeshejweho no kwirira imboga nk'izi ngizi turi kubona, nk'izi murimo mubona. Ubwo rero icya mbere na mbere gituma bambona bakavuga ngo mfite imbaraga, nirinze kunywa biriya bintu birimo biza muri ibi bihe, ngo ndanywa inzoga, ngo zifite amazina ya naya, ngo zimeze gutya na gutya. Nta nzoga nywa, inywera amazi, nkanywa igikoma, nkamererwa neza, nkirinda imboga zanjye. Kandi ikindi, nkirinda kurya amavuta buri gihe. Wenda kurya amavuta buri gihe. Muze, tusubiye inyuma gatoya n'ibyo turabigeraho. Ubundi wavutse ubwo ryari? Navutse muri 46. 1946. Ni kera, hashize iminsi myinshi. Niko bimeze. Niko bimeze. Ariko ukurebye ntiyamya ko wavutse mu 1946. Nuko niko bimeze. Navutse mu 1946. Nzuka ndi umusore niragirira inka, nsimbuka urukiramende. Nza kugera igihe mba umugabo nyine, nshaka nubaka urugo. Urugo rurakomera, rumera neza. Nza kugera mu bana 10. Abantu 10 nyina wabaza gupfa, nsigaranye abana 7. Ubu barubatse bose. Abakobwa 4 n'abahungu 3. Ubwo barubatse bose, barafite abana. Ndi mu buzukuru bagera muri 47. Abuzukuru 47. Urashima Imana cyane. Ndashima Imana rero ko ngeze icyo gihe nkiriho. Yego. Ubwo kubera ko nta nzoga nywa, n'irira imboga nk'izi, bakazintekera bakazigaragura rwose, nkazirya nta mavuta, harimo akunyu gakeya. Ubwo ntibiba bibishye muze? Oya. Biba bimeze neza cyane. Bimeze neza? Biba bimeze neza cyane. None ubwo inzara ya Ruzagayura urayizi? Ruzagayura nayibonye mu kubito igenda irangira. Yari imeze itariko? Ruzagayura sinabura, imvura yaragwaga, bagahinga imigozi ntifate, bagatera umwumbati ntuzi, insina ntizane. Ubwo umuntu akabura icyo arya,
bagakuraho inguri ku nsina bakaba arizo barya. inguri ku nsina Ku nsina bakazisekura Ehe. bakazikuramo umutsima bakazirya. none se ntibapfaga Abenshi none se abenshi bazize iki? Siko Ruzagara yagiye ibica nyine. ubwo imvura yaguye igihe kingana iki Imvura yaguye nk'imyaka 2 idahita idahita. cyari icyorezo Cyari icyorezo, Mm. ubwo rero hapfuye abantu benshi cyane. yego Mm. reka twikomereze n'ubu buhinzi ndabona urifite imboga zisa neza cyane Mm. aha ndabonamo imbwija Mm. ndi kuzibona hano Na reka puwavuro. nzerekane Na puwavuro, ndabonamo puwavuro hano reka nyerekane nayo ubutunguru, ndabonamo puwaro hano biranasasiye hose. ndabonamo izindi mboga nzi kuba izina rya sukuma biki Yego, abanyakenya bakunda cyane rwose izi ni imboga zitunga umuntu akaramba. ndabona akarima kawe gasasiye Cyane iri banga rwose. ni irihe muzehe Iri banga ufata urubuto ukarutera ushyizemo ifumbire yacu y'imborera y'inkoko, kuko ntunga n'inkoko. utunga n'inkoko ubwo ya fumbire ukayiteza uru rubuto, wabona rumaze gufata ukarusasira, ukajya uruhungura nyine ukarukiza utwatsi ntirumeremo utwatsi tuza kurubuza gukura. yego urwo rubuto rukera rero ukasoroma ukarya, ndetse ukagira ubwo usagurira n'isoko. usagurira n'isoko ko uba wumva ufite imbaraga muzehe? Imbaraga zirimo rwose, ubu numva mfite imbaraga nakoresha uko nyine aho ngeze nkumva ntafata ikibando ngo ngende nububa nk'abasaza bya bindi byishe, numva nta kibazo ufite. nta kibazo ufite. watubwiye ku mirire. Imirire bateka ibishyimbo bakabiteka neza bikumuka, bagashyiraho izi mboga nkazirya nta mavuta, kumva ndiye ibiryo bimeze neza. uriye bimeze neza. nkabirisha umutsima w'amasaka cyane cyane, kuko iriya mitsima y'imyumbati nayo inyunguza umuntu. tusanze uri mu kazi. ubu aka kazi wari urimo nako kugira gute? aka kazi ni izi mboga zanjye mba mpanagura n'izo nka mfite. ubundi iyo nzivuyemo ndeba inkoko zanjye ko zariye, zanyoye amazi, ubundi ni uko nkiberaho gukiza inkoko. sintuma zitera, kuko iyo zigiye gutera zishaka ibiryo byinshi, kandi abantu bazitunze ari benshi muri iki gihe, ibiryo byazo birahenda. yego. ubwo bihenda rero arazitunga, zamara kuba ibishashi ukazisubiza ukagarura izindi z'abana. urunguka se? yo ni inyungu iriho. ni ukuvuga ngo gufata inkoko ukazitunga ukazorora ari imiswi, zamara kuba zitangiye kubika, izindi zitangiye kuba zatera, ukazigurisha. imwe uba uyigurisha hafi ibihumbi 7-8. ubwo ugahita ufata twa dukoko twa 2,500 ukadushyira mu za zindi aho zivuye. we ntawe ujya utureka zitera? oya, sinteka zitera kuko sinabona ibiryo nzigaburira. umaze igihe kingana iki? yewe maze imyaka 2 worora inkoko. norora inkoko. worora inkoko ko abandi barera se ngo barazivamo, wowe ntuzazivamo? abarira ngo bazazivamo ni bya biryo zibatwara, bakabona ntacyo barimo bakorera. wowe ufite umubare wawe. umubare wanjye nkoresha. ariko abantu bakumvise ubwo ako kantu. amafaranga akaza, ubundi ukagera ukagura bwa bundi ukabusubizaho za zindi zatangira kugira gushaka gutera cyane, gutera amagi, ukazisubiza ukazana twa tundi twa 2,500. none ndi kwibaza muze, nk'iyo ukurikije ubuhinzi bwo muri iyi minsi, ni nk'iyo nama watuye ukurikije n'uko abantu urabona nk'aka kantu kawe karasa neza cyane, reka nongere nkerekane. ni nk'iki wabona abantu bahindura mu mihingire, cyangwa se ubona ni nk'akahe kantu ubona abantu bagakoze ku buryo beza cyane? icyo umuntu yahindura mu gukora, uretse ko n'ubutaka bumaze kuba butoya, wakora gato ukakitaho, ukagakora nk'uko n'ubundi nawe ugomba kugakora. ifumbire yego nkeya iringaniye, zamara gufata ukongeraho indi, ukabagara, ugasasira, imbuto ntizibura kuba neza ngo ugire umusaruro uko ubishaka. icyo nubise ni ifumbire ihagije. ifumbire ihagije. umuntu uhinga adafite ifumbire si ubwo twavuga. umuntu uhinga adafite ifumbire ntacyo aba akora. oya, ntacyo aba akora. nta musaruro yabona, nta mboga nk'izi zaba nziza zimeze gutya, nta mashu nk'ariya, nta puwavuro iterwa izanwa nuko yabonye ifumbire. yabonye ifumbire. izo nkoko rero zikazahindura kuri iyo fumbire.
aha noneho ikindi kintu ndi kwibaza, Eh, hari abantu benshi baba badafite ubushobozi, eh, abantu benshi baba badafite amasambu, wowe uhinga mu isambu yawe, ubwo nibyo nshatse kuvuga kugira ngo twumve aho umuntu eh. yatangirira. aho ngaho nabwo Mm, ufashe urubuto rwa puwavuro nk'uru mm. ugafata kariya gafuka bazanye bavuga ngo ni bucyanduga, Bucya nduga. Ehe. ukagashyiramo igitaka gikeya ukavangamo ifumbire Mm, ugaterekamo uru rubuto, mm. wabona imboga zo kurya. N'izi mboga nazo uzitera mu mufuka zikera, Zikera. ukazirya rwose ukabona imboga zo kurya. Ah. Mm. Aha noneho nk'ikintu ubona mu bantu mu bajene b'iki gihe, urabona iterambere ryaraje, Ndabyumva. tugereranyirize iterambere ryo muri iyi minsi ubona nuko kera mwabagaho, ese ni sawa tubyitwaremo gute, mbese nko mu ijisho ryawe bimeze bite? Mu jisho ryanjye Mm, ibihe aho bigeze, mm, ubu ngubu biyise abajeni ntacyo batinya, mhm, bashyira amaboko mu mifuka, mhm, ubu bakabona wowe urimo ukora ibi, mm, urasa naho ntacyo urimo ukora, mm, kandi yamara kubona bimaze gutya ahubwo akaba yabikwiba, akaba yabikwiye. akajya kubyirira ku buntu gusa, Mm, ariko ntiyige ko yarutera ngo mm, nawe ejo bizamurengere nk'uko nawe warutera ukakurengera. mm, Ahubwo rero abajeni b'ubu ni abo gutera urusimbi no kunywa ziriya nzoga no kujya mu buraya nta kindi. mm. Icyo bagamije Wabagiriye inama none? inama se ko inama y'umuntu w'ubu urayimugira akumva urimo uramucurika, Mhm, akakubwira ngo wishyurika, mhm, ngo sinshyuritse nkawe. mm. Ubwo rero ntabwo wajya kurwana nawe. Noneho reka tuyibagire uyumva yumve. Uyumva gukora si ugushyiraho imbaraga cyane ngo ukore ngo wirinde kubira icyuya, ariko uhozeho umenye icyo urimo ukora, washinga amabimba abiri ukitahira, wazanye agatebo kamwe k'ibishingwe ugashyira muri ya mabimba abiri ugateramo urubuto, byagufasha mu minsi mikeya atari mu minsi myinshi rwose, ubitekereza ariko uzi icyo urimo ukora, atari ukuvuga ngo yewe ngo nakererewe ngo none numva ngeze ku kabari kwa kanaka. Tujye ku ikoranabuhanga rirangaza abantu cyangwa ubona bimeze bite? Ikoranabuhanga ni si ryo ryabatwaye se atagiye muri filimi hari ikindi yakora? None turabigenza gute muze mwe mwabagaho mute? Twebwe kubaho kwacu twateraga uruziga, tugasimbuka urukiramende, tugatera umupira, n'ibyo bintu tuzi twakoraga. Yego. naho ubundi ibindi byaje ubu byo guceza byasimbuye imbyino za kera za gakondo z'abanyarwanda. Nkiko ni iterambere nyine nuko no kwifatira aho biri. Ubwo icyo numvisemo nuko abantu bagakwiye gukura amaboko mu mufuka mu mufuka wakora gato, haraka yakora gato, yakora kanini, ejo akongera agasubiraho, ejo bundi akongera agasubiraho, ntiyabura kugera ku cyo ashaka kugeraho. Yego. Izo nizo nama. Niyo nama nawe kwirirwa ukora ku hepfo na ruguru ujya muri filime ujya hehe nta musaruro urimo. None ku kintu cy'agacupa muzehe, icupa rero niryo naryabatwaye naryo. Icupa rero naryo nta kamaro buriya, kandi byose nibyo umuntu yishyiramo. Iyo winywereye amazi wikorera uturimo nk'utu, umutima wawe uri hamwe, wumva nta kibazo ufite. Mbese umaze we ntiyigeze unywa inzoga? Narayinyoye kurya narigataga naho yamenetse, ariko kuva amaze kubona nta mumaro wayo nabyikuyemo rwose burundu, ari inzoga ari itabi, mfata umwanzuro ndabireka. Nicyo kitumye none uramba? Niko gufata ubuzima bwawe nyine bukaramba. Siko twize byinshi muzehe, twize byinshi kuko urumva abantu benshi ntibaba bafite nk'izi nyigisho, ariko hano mbonye n'ibindi bibase birimo ibintu ntazi ibyo ari byo. Ibi ni ibiki byo? Ibi ni ibibase igihe batetse ibijumba, hari byagagiye nk'umuhono kuko bigomba kugaga, ureke kwa kundi bavuga ngo barabikata. Ibijumba biryoha ni ibidakase, nibyo biba bifite ubuzima gatozi, biba bifite vitamine. Ukakirya ibikondo bisigaye ukabishyira muri iki kibase, umwana yarya imbuto zimunaniye ukaza ukajugunyamo aha, utuntu tw'utwanduruzi tw'udushishwa tw'imineke ukaza ukajugunyaho, ejo wazareba ugasanga ni ifumbire hatari. Bivuga ngo hano wikorera ifumbire? Ifumbire urayikora.
n'utu twatsi kandi tudakomeye nka twa kimari, iyo uturanduyemo ushyiramo ukatujugunyamo, natwo tuburana na bya bindi wajugunyemo bikaba ifumbire. Muzehe uri umushakashatsi. Yeee, ndabona warahinze no mu mapine. no mu mapine nyine hose ugashyiramo, no mu bikombe, ndabona warahinzemo inanasi. n'inanasi n'inkeri byose zirahari. Zibona hariya nazo ndabona hari izeze hariya. Ubu byose ni ukuvuga ngo niwo ubyikorera cyangwa ushyiramo abakozi? Nijya mbyikorera kuko umukozi amafaranga yakwaka ntiwayabona. kandi ugomba no gusangiza abandi. Yego, ariko keretse iyo ndizi hari umurima munini cyane, nduzi zatwara igihe nguhinga, niho mfata nk'abahinzi nka 2 3 tukawinga nka 3 cyangwa 2 ukaba urashize, ubwo bakigendera. Muzehe urakoze cyane. Ni nk'iyi nama watugira muri rusange, wagira abajene, wagira umuntu wese ushaka, ufite inyota yo gutera imbere? Umuntu w'umujene wumva ashaka gutera imbere muri iki gihe akazi karabuze, n'impamo niba afite akantu yakoreramo utu tuntu nk'utu ngutu, nashaka umutwe y'ukuntu yikorera, yatera amashu, yakwihingira puwavuro, yahinga ubutunguru, yahinga izo mbuto zose yumva yashaka guhinga, izabura kumugeza ku cyo ashaka kugeraho kandi ntawe batere amahane. Aha, nanone hari akantu numvise nakubaza. mu bujene ni nk'iki kintu uvuga uti mbaye umujene nagikora iki kintu? Yesi ndumva nabo umujene, ahubwo numva nakomera nkunguka icyo mbona ntarageraho. Ubwo icyo navugaga uvuze uti iki n'iki sinagikoraga neza, ubu usubiye mu bujene nagikora neza, wa mujene ahita agendera muri uwo murongo. Nicyo rero mbivugiye. Sawa, nuko icyo umuntu yakora rero, nkawe uvuga uti bigize bunabigenza gutya ko mpite ntera imbere. Gutera imbere cya mbere no kugira itungo, ukabona iyi fumbire kuko kuyigura irahenze. Iyo ufite aka gafumbire kakugeza kuri byinshi ufite aho utera utu tubuto, kuko dukunda ifumbire. Iyo tubonye ifumbire tuba twiza kandi tukagira n'umusaruro. Umujene rero inama namugira, yahinga ubutunguru, yahinga aya mashu, yahinga izi mbwija, yahinga iyi puwavuro, yakwireberamo utubuto yihingira, kandi ntibigoye, kandi ntawe n'ingufu bigomba, bikamutunga aho kujya kwirirwa yicaye ku muhanda cyangwa mu kabari. Aramutse adafite ubutaka gusa? Aramutse adafite ubutaka, ubutaka ntibubura. Ugomba guhingira umuturage akaguha amafaranga ukayabika, ukajya mu itsinda, amatsinda yaraje. Wazagira menshi ugakodesha umurima n'uwufite. Yego. Wawuhingamo intoryi, wawuhingamo ubwo butunguru cyangwa n'ayo mashu cyangwa imbwija, ukawuha imboga, ariko ufite za fumbire. Yego. Ufite mbere na mbere ukabanza ukigurira inkoko zawe 2 cyangwa 3, ukazishyira hari, ukajya uhashyiramo umurama aho zibera, hakabonekamo ifumbire. Ubundi ugakodesha umurima, umuntu arakodesha bakaguca 4,000 cyangwa 5. Yego. Ukabibaha, ukahingamo za mbuto, zikakugeza ku gihe uzabona nawe ubwawe butaka. Icyo numvise uburyo bwiza bwo gutangira no gukodesha imirima. Gukodesha umurima. Yego. Abantu barayikodesha. Ugatanga 5 ukabona umurima wihingira. Yego. Muzehe urakoze cyane. Nagenzwaga no kugira ngo nereke abakunzi ba Mr Tech Rwanda umusaza w'imyaka 82 ukikorera imirimo ukomeye. Ni ukuvuga ngo ibi natwe turabyigiraho. Yavuze ko kurya amavuta buri gihe si byiza, amasukari, kunywa inzoga nta kamaro kabyo. Ibyo byose nibyo byatugenzaga. Tuzongera tuganire kuko burya ibiganiro byacu nakagaruka kandi biryoha bisubiwemo. Niyo mpamvu nitwongera kuganira tuzatwungutsa ibindi bitekerezo, ndetse no mwaduhaye ibitekerezo by'ibibazo twamubaza. Ndabakunda, murankunda, mukore subscribe, like na share, kuko natwe dukeneye ko umuryango wa Mr Tech Rwanda ukura ukagira 100,000 by'abasubscribers, ukajya ku buryo natwe dutanga umusanzu ku banyarwanda, kugira ngo yaba ari abo bajene bagira aho bigeza, batinyuke, babone aho batangirira. Twumvise ko gukodesha umurima ari inzira nziza yo kuba watangira ubuhinzi. Ibyo byose nibyo tuba tubategurira. Stay tuned.